biriya ni ibyakugwiririye, biriya ni ibyo wisanzemo, biriya ni ibyo washowemo, biriya ni ibyo utateganije. Ndumva ahangaha wemeranya nanjye wowe nkurikiye yuko nta muntu uzinduka mu gitondo ngo muri rya genamigambi tujya dukora ry'iterambere wicara uvuge ngo njyewe uyu mwaka muri gahunda z'umwaka mu migambi ngiye gukora nzajya nk'inzoga ndare mu kabari, weekend niho nzajya nyisoreza, ngiye gushaka abagabo benshi, nzajya niyandurisha, ngiye gucudika inshuti z'urugambo zizimura, ngiye kwawujya ntukana. Ntabwo iryo genamigambi ntabwo ribaho, byo ndabizi simbibaririza. Kuko rero bitabaho biriya biza bigutunguye kubera abo bantu wenda babikora wagize inshuti ukazajya gukanguka biri turete igihe cyararenze kugira ngo byikuremo. Noneho rero ikimwaro kikakwataka gutyo, ipfunwe rikakwambara, ugasigara ugenda wububa Hello nshuti bakunzi ba Life is Mental and Spiritual, turabashoboje nanone ni kuri LMS. Turabakiriye, turakira abantu bashyashya by'umwihariko. Turabizi ko hari abakurikirana ibiganiro byacu ariko hari n'abagiye basubscribinga vuba ahangaha, tubahaye ikaze. Ni Devota Mukamwezi muri kumwe, twishimiye gukomezanya namwe. Abantu bari hirya no hino haba mu gihugu no hanze yacyo, twongeye kwakira abo bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, mwaba muherereye no mu mahanga, tubahaye ikaze. Twongeye kwihanganisha abantu baba bari mu bihe bitoroshye, wagize ibyago, watakaje umuntu, wagize impanuka, hari abawe barwaye, bya bindi bijya bitwataka ari nabyo duhora twa dressinga kuri LMS. Mbonereho gusobanurira abantu nyine bashyashya, LMS ni impine y'izina rya channel yacu cyangwa na abbreviation. LMS ihagarariye Life is Mental and Spiritual. Ikiganiro cyacu buri gihe tuba tuvuga ku bibazo bihungabanya ubuzima bwacu bwo mu mutwe, bityo bigahungabanya n'imigambi yacu yose muri rusange. Rero ni ikaze. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro cyiza, ndabizi ko cyiza gusiga hari abantu gifashije kandi babuhotse. Dufite ikiganiro, reka nongere nibutse ku bantu mutamenyereye nyine mukitusanga, mukitujoyininga, mutarakurikira cyane, mutaramenyera byinshi. Ibiganiro byacu buri gihe biba bijyana n'isanamitima, n'ihumure, no gukira ibikomere, ariko bihereye ku kubungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Rero uyu munsi dufite ikiganiro kiri budufashe kureba ni gute twarwanya ipfunwe n'ikimwaro. Uyu munsi tugiye kuganira ku kimwaro n'ipfunwe. Ushobora kuba ubyumvise ntuhite ubihuza n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko ube hafi tujyane uraza gusoza wabyumvise. Ubundi ibintu nk'uko duhora tubivuga, ubuzima bwacu bwo mu mutwe burwara nk'uko ubuzima busanzwe burwara bwo ku mubiri, ariko ibitera indwara nibyo biba bitandukanye, cyangwa na symptoms z'indwara, cyangwa n'ibiranga ko twarwaye. Ibyo bimenyetso biranga imirwarire yacu nabyo biratandukana. Bimwe rero mu bitera amarangamutima yacu kurwara bigatuma ubuzima bwacu bwo mu mutwe buhahungabanira, harimo ikimwaro. Ikimwaro buri gihe kigendana n'ipfunwe. Ndumva ibyo byo tubyemeranyeho twese. Ikimwaro rero kiza gute? Ikimwaro kiza giturutse kuri bya bindi byinshi tuvuga, gusa iki kiganiro gisa nkaho gifiteho umwihariko. Inshuro nyinshi ibiganiro byacu twajyaga tubiganisha ku bitubaho bikaduhungabanya, inshuro nyinshi biturutse ku bitubaho bitaduturutseho, byaturutse ku mpanuka, byaturutse kuri raporo zitari nziza abaganga baba baduhaye, byaturutse kuko twapfushije, twakoze impanuka,
hari abacu bya bindi y'amakuru mabi, za nkuru mbi wakira, ubwonko bwamara kubiprosesinga umubiri wose ukarwara, ubwoba bukazamuka, abafite ikibazo cya hypertension ikazamuka, umutima rimwe na rimwe ugatangira gutera mu buryo butari normal, ukabira icyuya, ugahinda umushyitsi, hari abarira, hari abatitira, hari abiruhutsa cyane. Ibyo byose biba ari ibimenyetso bikurikirana n'inkuru wakiriye igushotse itabaye nziza. Ubwo mbaye nk'usubiraho inyuma ngo ntange background y'ibiganiro byacu ahantu byakundaga kuzenguruka, ariko tugenda tugira udupariti dutandukanye tugenda tuganiraho mu biganiro byacu, tuganisha ku kumenya ni hehe duhungabanira, ni biki bitubaho tugahungabana, ni na gute twabyirinda, kuko niba tuvuga mental health nyine ubuzima bwacu bugomba kuba bumerewe neza. Kuri definition ya OMS cyangwa World Health Organization, bo bavuga yuko nyine mental health ari ya state ubuzima bwawe buba buguwe neza, emotionally, spiritually, physically, even socially, uguwe neza muri ya leta uba ushobora kubanira neza inshuti zawe, ukaba umuturanyi mwiza, kuba umuturanyi muri quartier, ukaba inshuti nziza ku nshuti zawe, ugatanga inama nziza, ugakora akazi kakabyara umusaruro witezwe, kuko mu mutwe wawe haratekanye, ubwonko bwawe buraprocessing ibitekerezo neza, umubiri wawe urakira appreciations, recognitions, kwibyo ukora ari byiza. Ibyo bintu nibyo ubuzima bwacu bwo mu mutwe ubundi buba bukeneye, niko buri menti, nibyo buri menti kwakira. Ibindi biza binyuranye n'ibyo mu by'ukuri niyo mpamvu bituzanira uburwayi, ntabwo bishimisha ubuzima bwacu, turabyakira tukabihirwa. Uko tubihirwa rero, uko ubwonko n'ibitekerezo bibiprocesinga, bibidigestinga, umubiri wacu ubwonko ugahereza ibitekerezo umubiri ingingo, noneho nyine ugatangira kugaragaza bya bimenyetso utanabitekerejeho, utabigambiriye. Rero nk'uko twari tubivuze, uyu munsi twazanye ikintu gitandukanyeho n'ibyo bindi twajyaga tuvuga, kuko ipfunwe n'ikimwaro byo ntaho bihuriye na ya ripoti ya muganga, ntabwo bifitanye isano na ya aksida, ahubwo ipfunwe n'ikimwaro byo bizanwa hanini n'ukuntu twitwaye. Wenda wisanze mu bigeso bibi, wacuditse inshuti zitari nziza ziraguhumanya, ugeraho kwitandukanya nazo bitakigushobokera, hanyuma usa n'ufatiweyo mpiri kandi ukumva urabangamiwe, ukumva ibiganiro mugirana n'ibikorwa mukorana n'iyo groupe ntiwifuza ko hari mu muryango wawe ubimenya, ugahora ubihisha ubitwikira, bigasoza usa nk'ufashwe mpiri, uba mu bintu utishimiye, ukora ibintu udakunda, ubaho ubuzima kwimbarasinga, utari proud yabwo, utari fiyeri, udatewe ishema, udatewe ishema n'ibintu ukora, udatewe ishema n'izina bituma witwa, udatewe ishema n'abakubona ubikora. Hantu uba ufite inshuti mugendana, ako mu by'ukuri ukumva ntushaka ko famiye yawe imenya abo bantu ko aribo mugendana, kuko hari ukuntu sosiyete ibazi. Urwo ni urugero rumwe, ariko hari n'utundi twinshi. Gusa wenda ntarakomezanya n'aho ngaho, ndagira ngo duhere ku kibitera. Abakurikiye ibiganiro byacu mbere, twagiye tugaruka ku kuntu iyo dukomeretse, ibikomere ntibikire, bijya bituma dusoreza mu bintu bibiri bikomeye cyane. Bimwe ibikomere bidakize twasanze bidutera indwara, bikadutera n'ibyaha. Ndumva hari ibiganiro bya mbere natambukije twabiganiriyemo rwose mu buryo burambuye. Hanyuma rero bya bikomere bitakize, iyo twabihezemo bikadufata mpiri, tukananirwa kubyikuramo, bikatubata. Nyuma yo kubatwa, muri ubwo bubata niho haziramo ibyaha cyangwa indwara. Ni byiza ko iyo background nyitanga. Rero iyo wisanze
muri ibyo bikorwa washowemo, nuko wenda wisanze muri gurupe yabo wita inshuti, usanga banyoye inzoga nyinshi, usanga banyoye itabi ryinshi, usanga barebye amafilime y'urukozasoni, noneho kutindana nabo kandi udashaka gutakaza ubushuti bwabo, uri muri hahandi uvuga mbireke ngende nkomezanye nabo mbacike, biravugwa ngo ikise ntabwo amagambo ndi buyagire, ese ubundi nimba atakaza ndajyaye, aba nibo nshuti mfite, nibo banyumva. Hari ukuntu umuntu afatirwa mu bitekerezo ugasanga warungukiye mu bintu mu by'ukuri utari fiyeri yabyo, udatewe ishema n'ibyo ari byo, ariko ukabugeze kuri rwa rwego kubyikuramo bitagishoboka, bigoye. Aho rero niho hazira ipfunwe, aho niho hazira ipfunwe. Iyo ipfunwe rero rimaze kuza haza ikimwaro kwanza, iyo uterwa n'ikimwaro, kuko uko ibyo bintu bigenda bifata umuntu, bigenda biguhindura no mu mitekerereze, bikaguhindura mu kwiha agaciro, bigahindura behavior yawe, indangagaciro zawe zigahinduka, ukaba ntugitinya gutukana mu muhanda, ukaba ntugitinya kuvuga ibintu ubonye, rimwe na rimwe ukaba wanarwanye, kubera ko wenda bya biyobyabwenge bimaze kukurusha imbaraga, usigaye unasinda ukarara mu kabari, wenda urugero, usigaye waracuditse n'abandi bantu, niba uri umukobwa wenda wisanze mu bagabo mu buryo nyine budahwitse, noneho ibyo bikakwita rya zina babandi bitwa, ugasigara utagishobora kuryiyambura kuko utari bwitandukanye na bagenzi bawe baryitwa, ikimwaro kikakwambara. Ikimwaro rero nicyo cyiza gihetse ipfunwe, ugasigara ushaka kunyura inzira ahantu abakuzi bataca, aho uzi bakunda kuba baruka hakwepa, abakubajije ukabuka inabi, muranshinzwe, muranshakaho iki, ngewe ndakuze ibyo nkora, za defense mechanisms ariko zijyanye n'ipfunwe n'ikimwaro. Rero hamwe n'icyo kimwaro ngufitiye inkuru nziza, ejo utazaheranwa n'ikimwaro, ipfunwe rikakwica. Kandi reka aha hantu noneho tuhatinde, ijambo ry'Imana ryaje kutubohora. Ipfunwe rero iyo rikubindikiranyije, ukihisha abantu, ukihisha abawe, ukihisha inshuti nzima, uba wamaze gukingura umuryango mugari w'uko ibintu biri positive usa nkaho ugiye gutandukana nabyo, cyangwa utazongera, wagira ngo uba wamaze gufata icyemezo cyo gukora ibigoramye. Sorry kubw'iyi mvugo, ariko turimo gushaka umuti, mubyihanganire. Nongere nibutse yuko ubu ndimo ndavugana nawe mu by'ukuri uri muri iyo situation. Rero rwose untega amatwi unkurikire, ndabizi neza kutaza gusigara uko wari uri, aho kugira ngo wumve wenda urimo gucirwa urubanza no gutungwa intoki, kurikira uri positive, ushaka kumva icyagukiza. Kuko ikintu namaze kumenya neza nuko ibi bintu biba bibabihiye pe. Niba hari ikintu kiba kibarambiye, baba barushye kwitwa amazina bishye, barushye kubonwa muri community nk'ibibazo, kandi ari abantu bakabaye bazana ibisubizo ku bwabo, ku miryango no ku gihugu. Rero iyo dutegura ibi biganiro, tuba dushaka kugira aho turokora, tuba turi intumwa mu kigo cya Kristo, tuba dushaka kuza turi ryajwi nk'irya Yohana Umubatiza ngo warangururiraga mu butayu avuga ngo nimugororere inzira z'Uwiteka, muharure inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Rero turashaka namwe kubabwira ngo Imana irabakunda, hamwe na rya pfunwe na cya kimwaro wisanzemo kubera hari wabaye imfubyi uri mutoya, desperance no gushoberwa, wisanga uri ku muhanda, umuhanda uguha imvugo yo ku muhanda nyine, hanyuma usoza ubaye umuntu wo ku muhanda. Mufitiye inkuru nziza, ntabwo Imana ikubona ku muhanda, kandi Imana ntabwo izigera iza n'amaguru ngo muhure, izanyura muri twebwe buri gihe. Nk'uko Satani wagushoye muri biriya yanyuze mu muntu runaka, Imana yanyuze muri njyewe uyu munsi kugira ngo mufashe ugaruke, mubwire ko urukundo rw'Imana ari umugabane wawe,
ntabwo imana yakuremye mu mugambi wayo ikubona muri uriya muhanda, ikubona witwa ariya mazina agayitse, ikubona ugenda wububa kandi uri muto, uri umusore cyangwa uri inkumi, ariko ukagenda wubitse umutwe, ukagenda ureba hasi, ukagenda uturutse inyuma udashaka kureba abantu mu maso, eye contact byarabaye ikibazo kubera kugendana ikimwaro. Ndashaka kukubwira ngo utinyuka weme, haguruka, genda uprightly, Imana iragukunda. Biriya ni ibyakubayeho ariko ntabwo bidefininga uwo uriwe, ntabwo ari we wowe. Biriya ni ibyakugwiririye, biriya ni ibyo wisanzemo, biriya ni ibyo washowemo, biriya ni ibyo utateganije. Ndumva ahangaha wemeranya nanjye wowe nkurikiye yuko nta muntu uzinduka mu gitondo ngo muri rya genamigambi tujya dukora ry'iterambere wicara uvuge ngo njyewe uyu mwaka muri gahunda z'umwaka mu migambi ngiye gukora nzajya nk'inzoga ndare mu kabari, weekend niho nzajya nyisoreza, ngiye gushaka abagabo benshi, nzajya niyandurisha, ngiye gucudika inshuti z'urugambo zizimura, ngiye kujya ntukana. Ntabwo iryo genamigambi ntabwo ribaho, byo nabizi simbibaririza. Kuko rero bitabaho, biriya biza bigutunguye kubera abo bantu wenda babikora wagize inshuti, ukazajya gukanguka biri turete igihe cyararenze kugira ngo byikuremo. Noneho rero ikimwaro kikakwataka gutyo, ipfunwe rikakwambara, ugasigara ugenda wububa, uhese ibitugu, ureba hasi, ukwepa abantu, kandi wose uwo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni ukuri mwiza, uri uw'igikundiro, uri uw'agaciro. Imana yakuremye mu ishusho yayo, Imana ikurema igukunda, ikurema ntabwo yigeze ishyiraho uburyo butandukanye bwo kukugira uciriritse kurusha uko yaremye abandi, ahubwo umugabo n'umugore yabaremye mu ishusho yayo. Rero ndagira ngo soza turebe ikintu ijambo ry'Imana ribivugaho. Ariko tutarajyana kure, Bibiliya ijambo ry'Imana muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 17 hatubwira ko Yesu yaziye abarwayi, ntabwo yaje kureba abazima. Iyo umuntu arwaye niwe uba akeneye muganga, ntabwo umuntu muzima akenera umuganga. Rero Kristo muri iri jambo ryo muri Luka kuba yaraje kuri Mariko ni Mariko, Yesu yaziye abo barwayi. Kuba rero warwaye ihungabana ntabwo biteye isoni, ntabwo birimo ikinego, nta mugayo ubiriho, kuko warwaye nk'uko nahitamo kurwara malariya niko utahisemo kwisanga muri ibyo bintu. Ikiba gikomeye rero aha nibura ni ukubisobanukirwa. Iyo wamenye ko warwaye nibwo uhitamo muganga ujya kureba bitewe n'uko wumva uribwa. Ntabwo waba uri umuntu mukuru ngo niwumva warwaye ujye ku pediatrician, ujye kureba muganga w'abana, ujya kureba umuganga ujyanye n'ukubabara. Ntabwo waba warwaye indwara z'uruhu ngo ujye gushaka muganga wo mu gihanga. Rero iyo wamaze kumenya ko urwaye ni byiza kubyakira ugatangira inzira yo gukira. Iyo rero ugumye ubyigizayo ubyorosa ushaka kubyirengagiza, ariko umutima uri mukongorera, tubyibuke, ntabwo umutima ujya urya ruswa, ntabwo umutima wakubeshya. Nicyo biba bishatse kuvuga. Uko wabeshya abandi, umuntu yakubaza ngo amakuru ni meza, mumeze mute, turi amahoro, umutima ukubwira ngo ariko nta mahoro ufite, urimo uribeshya. Ntabwo ubeshya abantu gusa, umutima wawe urimo uranyote, urakwishyuza amahoro, noneho wakayaboneye urimo urababeshya aho amahoro yagaturutse kugira ngo woroherwe uruhuke, urimo urabyita n'amazina, ariko urarushya urarwaye. Inkuru rero nziza ngufitiye muri iki kiganiro nuko Kristo ahari nk'umuganga waziye abafite imvune zo mu mitima. Urarwaye, urarushye, uri muri prison y'inshuti mbi, wananiwe kuvayo kuko byamaze kuba addiction, byamaze kuba ububata, bibata ibitekerezo, bibata umutima, bibata ibyiyumviro byawe, ku buryo utekereza yuko umunsi wahagaritse izo nshuti wapfa, umunsi wahagaritse ibyumwa wapfa, umunsi waragiye, kandi ubwo n'ubwoba buremwa na Satani, nta kuri kw'Imana kurimo. Rero
kuba urwaye nta cyaha wakoze. Kristo yaziye abarwayi, yaziye abafite ibibazo, yaziye abafite imvune mu mitima, n'ikiri ijambo ryashakaga kuvuga. Rero emera nawe utangira inzira yo gukira, kandi biracyashoboka, kandi niwe Kristo yaziye. Ntabwo umugambi w'Imana ari ukukubona ku muhanda, ari ukukubona waheze mu buriri, ari ukukubona wabaye depressed, wananiwe kwiyorosora, iyo umwijima wakurutiye umucyo. Ubu ntabwo ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Inkuru rero nziza ngufitiye ni uko Imana igukunda. Tugana ku musozo, tugiye gusoma ijambo ry'Imana ritubwira icyazanye Kristo. Kristo yaje kugira ngo adukize imvune zo mu mitima. Ni muri Luka igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 17. Reka tuhasome dusoza. 4:18 umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriyemo imbabazi. Haleluya! Uyu ni umwaka w'imbabazi, niyo nkuru nziza nakubwiraga ngo ufitiye. Kristo yitaye cyane ku kubohoka kwawe. Ntabwo ashaka kuba uri igisenzegeri. Igisenzegeri cyo mu bitekerezo, ububata bw'icyo cyaha cyakubase, abo witisha tudashobora kudisconnecta nabo, kandi Kristo ntabwo yakonekta nawe ugikonekitinze n'ibyo bindi. Rero birakwiriye, ndetse ndanagukangurira yuko watangira gushyiraho izindi ngamba. Ari nayo mpamvu y'ibi biganiro byacu. Birakwiriye yuko uvangura ibishimwa mu bigawa, wongere witekerezeho. Ko tumaze kumenya ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe atari ko ubaho witinya, wihisha, ugendana ipfunwe, wububa, ureba hasi, usa n'umujura, mu by'ukuri utanibye. Ntabwo rero ibyo ari wo mugabane wawe, ntabwo ari Imana yakuremeye. Yesu yaje kudekarara, yaje guproklama, yanawusingaga kubohoka kw'imbohe no kuproclaiminga umwaka umwami wacu agiriyemo imbabazi. Iyi idea y'iyo proclamation ijyanye no kubohoka kw'imbohe, kandi iba considered nk'impuhwe Imana ibifitiye abo bantu baheranywe n'ibyo bigeso, kugira ngo nibumva umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'impuhwe Imana ibagiriye, ibabohore muri ubwo bubata bubatera ipfunwe bw'ibikorwa bituma bagendana ipfunwe n'ikimwaro, hanyuma bakabatwa potentials Imana yabaremeye zikaburiramo. Iyo tuvuga potentials, ni bwa bushobozi butarakoresha. Ya mashuri wize, ya mibare wize, ya diplome wabitse, ba bantu wize gutega amatwi, bwa bujyanama wari kuba wakabaye utanga, ba abanyeshuri wakabaye wigisha, za manza wakabaye ucubaye uri umuroya, ariko ibyo byose bikagenda, potentials zigatabama kubera captivity, kubera uburetwa, kubera guheranwa, kubera gukingirana. Ibyo rero ntabwo ari umugambi w'Imana, kandi ndi hano kugira ngo mbikubwire kandi ngutinyure. Ushobora kuba wagira ngo ntibishoboka, ariko nicyo tubereyeho ahangaha. Niba wajya gutekereza ko ntaho wabonera ubutabazi, turahari. Hari abandi bajyanama benshi, hari inshuti zo mu muryango, hari abapasiteri niba ubirivingira mu bashumba, hari abapadiri niba aribo wizereramo. Uwo ari we wese wumva wabohokera ukabwira ibyawe. Hari n'abakansera babigize umwuga, abo bo babikora professionally. Niba nibura utinya ko abantu bazakuvamo, shaka counselors babikora kinyamwuga. Abo ngabo ntabwo bazakuvamo, Kristo ntabwo azakuvamo, ariko igihenze cyane ni ugukira kwawe kurusha uko watinya bazakuvuga. Ndumva tugana ku musozo, aricyo nakubwira. Turabakunda,
niyo mpamvu duhora dushakisha ibiganiro nk'ibi, niyo mpamvu twumva twasira hasi ibindi tugafata uyu mwanya kugira ngo tuvugane nawe, wowe urimo utsikamirwa n'ibyo bitekerezo, wowe urimo wumva amajwi akubwira ko bidashoboka, uyu munsi ndahari kukubwira ko bishoboka. Kandi potentials Imana yakuremanye zigomba kuvayo zigakoreshwa, umusaruro ugomba gutanga haba ku buzima bwawe no ku bandi bigakoreshwa bikaboneka. Kandi abantu Imana yaguhaye guserva nabo yaguhaye ko baguserva, mukabona uko mukonekita. Ikindi kintu kibi kiba muri ibyo bintu nuko ikiganiro narimbuze ko kigana ku musozo, iryo pfunwe n'ikimwaro bikuremamo ubwigunge. Niyo mpamvu uzabona umuntu watangiye kuba addicted asigara yigunze, niyo mpamvu yaniyahuza inzoga kenshi, kuko abashaka igikavaringa uryarungu bwa bwoba cya kimwaro, noneho agashakisha ikintu abisimbuza. Rero ndagira ngo gusabe we wari urimo unyura muri ibyo bihe bimeze gutyo, ibi biganiro ni ibyawe. Cyangwa se niba wowe atari ukumeze ukaba urimo kunkurikira, ukaba uzi umuntu uri muri situation, musangize iki kiganiro, umuhumurize, umusabe, ukimusangize, kandi ndabizi neza ko azabohoka. Rero Imana ibahe umugisha. Reka dusoze, turabakunda, kandi icyifuzo cyacu gihora ku mutima wacu nuko mwabohoka. Nta na rimwe Imana ibyo yagushyizemo bizajya ku mugaragaro ugitsikamiwe n'ikimwaro, ugiheranwe n'ipfunwe, ukitinya, ugishobewe, ukihisha abantu, ukiheza, ukigunga. Ntabwo ibyo bishobora kuzavamo umusaruro. Iby'Imana yakuremeye ukomeje gutyo wazapfana nabyo, ugapfa ubabaye. Wari ufite ubutunzi, nabo wakabusangije bakababarana nawe, kubera yuko wananiwe kuzamuka muri iryo pfunwe, kandi twagushyiriye kuri display uburyo bwo kuhava. Rero ntimuzaheranwe ukundi, turahari, Imana irahari, Kristo arabakunda. Bimwe mu byo yarangije ku musaraba igihe yapfaga akavuga ngo birarangiye, harimo n'iryo pfunwe ryawe. Rero wikomeza kugundira ibintu Imana yarangije. Imana irashaka kukubohora, Imana irashaka kukubona useka, Imana irashaka kukubona wambaye wakeye. Bimwe mu bimenyetso biranga abantu bari addicted bagera kuri level yaho gufura ibyo bambara bitakibareba, kwiyuhagira bikaba bitakibareba, imisatsi ikaba yaramaze gucurama. Umuntu atarasaze, reka hatuhagaruke, nuko nyine ikiganiro dushobora kwiriza umunsi, ariko ntabwo abantu baba basaze. Abantu baba barahungabanye, barahuye n'ibibahungabanya, ntibamenye uko babyikuramo. Ariyo mpamvu turi aha ngaha kugira ngo tubafashe. Imana ibahe umugisha kandi ibarinde. Turabakunda. Shalom.